Haleluya. Yesu ashimwe bene data banyita Joy Mutoni. Amaze gushimira Imana. Je gushimira Imana kandi nanjye mumfashe gushimira Imana. Namenye papa nangwa daddy tutaratangira amasengesho. Musangizwa n'inshuti nangwa muvandimwe wanje. Ndashimira Imana, nje gushimira Imana ku bintu bibiri by'ingenzi. Icyambere nagize impanuka ndi mu Afrika 2001. Abantu benshi barakomereka, twavaga mu bukwe ahantu. Abantu barakomereka, hanyuma njya kugira ngira ibirahure byanyinjiye mu mubiri mu rutugu. Ibyo birahure ntabwo byari byoroshye kugira ngo babivanemo, n'ubu ndacyafite fragment zamwe ku maboko, ariko ibyinshi babivanyemo. Hanyuma bimaze igihe imyaka nka 18 njya kugira ikibazo cy'umugongo kubera ko imodoka yarabirindutse igihe kirekire. Ntabwo twabimenye, batuvanyemo, batemye amadishya kugira ngo batuvanemo. Ako ndashimira Imana, ndaha icyubahiro Imana ko papa amaze guhura na daddy akansengera umugongo kuri zo mu mwarabibonye. Umugongo warakize, nawo umaranye imyaka 18. Ntabwo nunamaga, nari mfite ikiberoti cyo nambaraga mu mugongo. Bari bararebye ibintu byose bakamwa ngo ni nerves zimwe zarangiritse, ngo zibundi zinago zikora neza, ubundi zikigiraho ngo cyane. Nagiraga ububabare buteye ubwoba mu bukonje twagize winter time, ariko ndashimira Imana ko umugongo wakize. Icyubahiro ndagihe Uwiteka. Haleluya, haleluya. Hanyuma ubundi buhamya, navuye ahangaha dufite ya pandemic 2020. Ndamanuka njya gusura mu rugo abantu bo mu rugo mu Afrika. Ngezeyo nagiye gusangiye kwisurira abantu, ntago nari ndwaye, nta kintu nta kibazo nari mfite. Hamangeze mu rugo ngira emergency, mbabara mu nda biteye ubwoba byari birenze. Njya kwa muganga barambwira ngo mfite ikibyimba mu nda, ngo kandi kirarenze, ngo bagomba ni emergency, bagomba kukibaga. Njya mu teta barambaga, ngarutse namaze y'amezi 5. Hanyuma ngarutse ngeze nahangaha nkajya mbyimbinda. That was 2021, last year mu kwezi kwa kabiri nibwo bambaze tariki 5. Nkomeza mbabara mu nda hakabyimba, hakagira hagatumba, indikatumba nkayoberwa icyo gukora. Njya kwa muganga hano barambwira bati kugira ngo ntago twize tukubaga, abakubaze nibo ugomba gukurikira bakakujya bakureba. Ndababwira ni bambagiye mu Afrika, tuoze emergency, ntago bishoboka. Barambwira ngo kereka bongeye bagasubiramo indani bakambaga, bitari byoroshye na rimwe kugira ngo bambage bangiye bareko ari cyapa cyarasigayemo. Ariko ndashimira Uwiteka. Haleluya. Mbwira daddy, ndamubwira daddy Munda irindangira byimbi gafoba. Aransengera. Amaze kunsengera nagindi kibyimba, na kibazo nyifite. Uwiteka ndamuha icyubahiro. Haleluya. That 2021 ariko imvune iragenda igaruka, nkumva umugongo urasa nkaho utanze. Ariko jo kuva twatangira we nta kintu na kimwe Imana iragukorera. Ariko oya pastor cyaragikoze ejo bundi. yakoze iki? Kubera yuko ziko bambaze mu kwezi kwa kabiri kumwaka ushize. Yego. Inda yarabyimbaga, ariko maze kugira agatayi français. Ndashimira Imana, ariko ndabanza nohereza ituro. Uzabanza wohereza ituro? Haleluya. Imana gomugisha. Yes. Imana ishimwe kuko umugongo bazo kinda warakivuze turagisengera, ngisengera kabiri kose.
so nshimira Imana ko icyo kibazo cyavuyeho. Cyari kimaze umwaka cyaranze gukira. Kubera ko nibazaga ko ari ikintu basize mu nda, kubera ko inda yarabyimbaga igafora gutya bikanyobera, ariko kandi bambagiye mu Bugande, ntabwo bambagiye hano. It was just like emergency. So najya hano kwa muganga bakambwira ngo no, uzi kuba bazingura batuwinga, ngo ntabwo twabitangiye, ntabwo twatusubiraho, kandi kugira ngo nurinde njye gushaka wamvuye hakurya byari byinshi. Afazari bakurira indege ukaza ukareba umukozi w'Imana. Ndagiye kuza arindira. So Imana ishobora kutaza baragushuka. Okay, hari ikibazo cy'umugezi. Hari ikibazo cy'umugongo. Umugongo, yes. Mwese mujye mwibohora. Reka fata ku mugongo wawe. Father, in the name of Jesus Christ, I release the healing motion. Let the spirit of healing, my Father, touch her. Let the touch of the Holy Spirit, let the touch of the Holy Ghost, my Father, come upon her. For healing, for restoration, and for deliverance. I command the back to be healed. To be healed. I say be healed. In Jesus' name, I say be healed. And never to, I say be healed. Be healed. In Jesus' name, I say be healed. Be healed, be healed, be healed, be healed. Be healed. Be healed, be healed, be healed. In Jesus' name. Ariko umugongo wawe kubabariza umugongo wo hasi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Dad. Urakoze cyane. Byarakomeye. Ubona amaganga babara, ntabwo nari ngishobora guterura icyuma cyanjye cyenerura. Imana ikoze ibitangaza. Amen. So go and be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Mufashe gushimira Imana kandi mufashe no gushimira Dadi. Ndagushimira mu mwihariko, ndagushimira ku ruhande rwanjye, kubana nanjye, kutwitaho, kuturengera, twaguhamagara amasaha yose. Aho tugushakiye turakubona. Ntabwo byoroshye, ufite family, ufite akazi, ufite ibintu byinshi bigendamo, ariko turagushimira mu mwihariko ko aho tugushakiye tukubonera. Ndagushima, urakoze cyane kubana natwe. Ikindi icya gatatu kandi kitanakomeye cyane, ariko ngiye ku ruhande rwanjye kirakomeye, ni ukubera yuko kuva dutangiye amasengesho hari ibintu binizemo biteye ubwoba. Gutinya Imana. Nagiraga ibyo nkora, navuga ndi busenge, ndi bwirize, birarangira, ariko ubu ngubu ndatinya icyaha, nkatinya n'igisa nacyo, ku buryo niyo Dada agiye kuza, niyo nabanekeza gutekereza nk'ikintu nkavuga ni ari bo tubwire kuri Zoom we wakoze icyo wakoze iki ngiki. So ndabyubahiriza kandi ndabitinya. So mumere Imana icyubahiro. Hallelujah.